Ramba kandi ugire amahoro wo ukurikiranye Lioness 250 Lioness 25. Nongeye kugaruka kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ibikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Kandi mbonereho n'umwanya wo kugushimira wowe wamaze gukora subscribe, mushimira wowe uduha comment ndetse nawe ukomeza gusangiza ibyo tugenda twibukiranyaho. Uyu munsi rero noneho wakwibaza uti niki nje kukwibutsaho. Uyu munsi nje kukwibutsa ku byiciro bitatu by'abantu mu biganiro tugirana. Mu bantu buriya tubana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se nabo tugenda duhura nabo, bagiye bagira ibyiciro bitewe n'ibyo tuganira nabo, n'ibyo dukorana nabo ndetse n'ibindi byose bigenda biduhuza. Rero uyu munsi tuje kwibukiranya ku byiciro bitatu by'abantu mu bigendanye n'ibiganiro tugirana. Icyiciro cya mbere mu bijyanye n'ibiganiro ni abantu usanga bahura bari kuganira ku bijyanye n'ibyubaka, baganira ibijyanye n'iterambere, baganira ahari amahirwe y'imikorere, baganira guhindura imikorere y'uko bari basanzwe bakora, mbese abantu bagenda baganira ku bijyanye n'iterambere muri rusange. Aba bantu kandi baganira ibingibi akenshi niba uzasanga bavamo n'abajyanama bawe, kubera yuko abantu baganira kuri ibingibi baganira ibintu bijyanye n'iterambere, baganira n'ibindi byose byateza ubuzima imbere muri rusange. Aha niho uzasanga uzahakura n'ubumenyi ku bijyanye wenda n'ubuzima bwawe, uko wabungabunga ubuzima bwawe. Bashobora kukugira inama cyangwa se ugahungukira ibitekerezo by'ukuntu ushobora guhindura imirire kandi wenda byari byarakunaniye, uburyo ushobora gufata gahunda yo kuryama ndetse no kubyuka. Ibyo byose ni ibizagufasha guhindura ubuzima muri rusange. Urumva ko rero abantu muri iki cyiciro cya mbere cy'abantu baganira ku bintu bijyanye n'iterambere ari abantu b'ingenzi kandi dukeneye mu buzima bwacu. Aba bantu rero niba ubafite ngo nibo ukwiriye guha umwanya wawe munini mu bijyanye n'ibiganiro, kubera yuko aribo bazaguha imbaraga ndetse bazakungurana byinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyiciro cya kabiri rero cy'abantu mu bijyanye n'ibiganiro ni abantu baganira ibyabaye, ibirori, imikino ndetse n'ibindi bigendanye n'imyidagaduro. Aba ngaba, iki cyiciro cy'aba bantu nacyo kirakenewe mu buzima bwacu, kuko mu buzima niba wakoze, niba hari byinshi uba wiriwe uhugiyemo, biba ari ingenzi no gufata umwanya wo kuruhuka. Aba bantu bo muri iki cyiciro rero bazagufasha kuruhuka kubera ko muzaba muri kuganira ku bintu bijyanye n'imyidagaduro. Aba bantu baha umwanya ariko ntubaha umwanya munini wawe, kubera yuko nubaha umwanya munini ibintu bijyanye n'imyidagaduro bishobora kugufatira umwanya munini w'ubusa kandi ntacyo uri bwungukiremo. Urafata umwanya wawe wa undi wahariye wo kuruhuka, aribwo uwuha aba bantu kugira ngo muganire ibigufasha kuruhuka. Kandi kuruhuka ntago ari byo bigomba gufata umwanya munini. Kuruhuka bifata umwanya mutoya, ahubwo gukora bigafata umwanya munini. Ubwo rero niba wafashe umwanya wo kuruhuka uba ari umwanya mutoya. Dutunzwe n'ibyo dukora, tubaho kubera yuko tuba twakoze. Niyo mpamvu rero gukora bifata umwanya munini, ntabwo kuruhuka ari byo bifata umwanya munini. Uwo mwanya rero w'abo bantu ukwiriye kubaha ni umwanya mutoya. Icyiciro cya nyuma rero cy'abantu mu bijyanye n'ibiganiro ni abantu baganira abandi. Iki cyiciro ni icyiciro kibi cyane, yewe banatugira inama yo kwirinda abantu baganira abandi, kubera yuko abantu baganira abandi bafata umwanya ntacyo bari bwunguke. Bitandukanye n'ibyiciro bibiri bya mbere twabonye, ari byo tunakeneye mu buzima. Dukeneye gukora umwanya munini, noneho tugafata n'umwanya mutoya wo kuruhuka. Noneho abangaba baba baganira abandi bo
ntacyo bazatwungura muri bwa buzima bwacu dukeneye bwa buri munsi. Ahubwo aba bantu niho uzasanga habamo abanyamashyari, harimo abashobora kugambana kubera yuko baba bafashe umwanya wabo bari kuvuga ku bandi, ntacyo bari kuvuga gishobora kubateza imbere, ahubwo bibereye ku bandi. Niho uzasanga hava abagizi ba nabi cyangwa se abakoshya kujya gukora ibibi, kubera yuko nta bindi bitekerezo baba bafite. Baba bari kuvuga kanaka yageze kuri ibi, yabikuye hehe se? Ugasanga bari kurwana n'ibiriho by'abandi bagezeho cyangwa se abandi bakora, nk'aho bakarwanye n'ibisubizo byabo wenda kugira ngo batere ikirenge mu cyabo. Nk'uko twabibonye muri ya myitwarire 7 umuntu agomba kugira ngo abashe kugera ku iterambere, ngo ko umuntu agomba kuba proactive. Rero abo bantu baba baganira abandi akenshi baba ari ba reactive. Bamwe bahora bitotombera ibyabaye, bitotombera abantu ngo bageze kuri ibi ngibi, bakaba bafite amashyari, bugasanga bavuga ko byanze, ariko mu by'ukuri ntago ari uko byanze, ahubwo imyumvire yabo ntago iri gusunika kugira ngo bagere ku iterambere ryo bashaka cyangwa se iterambere rikenewe. Rero ngo aba bantu, iki cyiciro cy'aba bantu ni abantu bo kwirinda, ni abantu udakwiriye guha umwanya wawe, kubera yuko ntacyo uri buhungukire, ntacyo uri bubakureho cyakugirira akamaro, ahubwo baraguhereza ibigusenya, ibitagufitiye akamaro. Wakoze cyane rero kunkurikira. Nibi byiciro by'abantu 3 narinje kukubwiraho mu bijyanye n'ibiganiro. Nibe nawe hari icyo wungukiyemo wasangiza abandi, ibi tugenda twibukiranyaho, kandi nkubwira nti nibe ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nyabuna usige ukoze subscribe kugira ngo ibyo twibukiranya bijye bihita bikugeraho ako kanya. Ushobora no gushyiramo comment, ushobora kutubwira ikintu dushobora kwibukiranyaho. Ikindi kandi unakande kuri like. Tuzasubira ubutaha. Ciao, bye.